Reka nongere mbifurize ikaze ku muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Reka kandi mbifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Ni byiza cyane kuko iyo umenye amakuru, ukamenya ubuzima bwawe, ukamenya amateka aba yaranze isi, burya ujya gutera imbere ngarabanza agasubiza amaso inyuma. Ikindi kandi iyo ugenda umenya amakuru y'ubuzima bwawe, bigufasha no kumenya icyo wakora kugira ngo byibura umenye ngo ndaca hehe ndanyura hehe. Akenshi rero mwagiye mwumbaza abenshi kuki se umuntu runaka aba adakwiye kuba yashaka abagore benshi. Nko mu Rwanda ugasanga batuye umunyarwanda, umugabo umwe yemerewe kuba yashakana n'umugore umwe, cyangwa se umugabo umwe yemerewe gushakana umugore umwe yemerewe gushakana n'umugabo umwe, bityo ngo ugomba gushaka abagore bake cyangwa se umugore umwe kuko ari byo wenda byagufasha kugira ngo wubake umuryango wawe, bityo n'abana uzabyara bitewe n'ubushobozi ufite bibe byagufasha. Hari n'ibindi bihugu rero biba bivuga bati twebwe twemera ko umugabo n'ubundi agomba gushakana n'abagore benshi cyane, cyangwa se abagore barenze umwe, kuko byibura bati umugore n'umuryango. Mwagiye munabyumva kenshi no mu mvugo za Kinyarwanda kera cyane, ajya kumva ngo umugore n'umuryango, buri wese yemerewe kuba yabana nawe cyangwa se yashakana nawe cyangwa se akaryamana nawe. Bakibaza ese gushaka abagore benshi ku mukristo ese ni icyaha? Ese kuba wagira umugore umwe, babiri, batatu, bane, batanu ni icyaha? Ese Bibiliya yo ibivuga? Bibiliya rero nk'igitabo cy'umurongo ngenderwaho imyitwarire y'abakristo igaragaza ko gushaka umugore umwe ari gahunda Imana yashyizeho kuva kera. Mu ntangiriro rero ibice 2:24 haranditse ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akomatana ndetse n'umugore we, cyangwa se bakaba umwe, bombi bakaba umwe. Uyu mugorongo rero werekana ko gushaka umugore umwe ari gahunda Imana yashyizeho. Gusa hari abagabo benshi bo muri Bibiliya bafite abagore benshi cyane, Aburahamu, Yakobo, Dawidi ndetse na Salomo. Nitwa Eric Nshimiyimana. Niba ari wowe ucyumva ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda, Bizaza TV Rwanda ni yanyu. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe amaze ibiganiro byacu ndetse na documentaire amateka yaranze isi, ubuzima bw'isi, ibyegeranyo, ubukungu ndetse na politike ndetse n'indwara zitandukanye z'ibyorezo. Tuzabiguha urukundo nabyo tuzagenda tubiga kugira ngo tubashe kubaka imitima ya buri munyarwanda ndetse n'abandi batwumva. Uri mu Rwanda mu turere 30, intara zigize kuri enye ndetse n'umujyi wa Kigali, mu Burundi Cibitoke, Ngozi n'ahandi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, namwe kandi muri Tanzania aho hafi za Karagwe, abari Kenya, Nairobi, Sudani, Khartoum ndetse namwe muri twumva muri za Mali, abari kutwumva kandi bari za Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza n'ahandi. Bahaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Aba bagabo rero bagiye bashaka abagore benshi, namaze kukubwira nka Aburahamu, Yakobo, Dawidi ndetse na Salomo. Ariko ni ngombwa kumva ko ibi byari ibihe bidasanzwe muri iyi minsi yabo, aho Abayisiraheli bashoboraga kugira abagore benshi nk'umuco cyangwa se ku mpamvu z'ubukungu. Urumva nibyo nahoze mvuga, niba ufite amafaranga, abenshi bati nashobora gushakana n'abagabo benshi cyangwa se n'umugore benshi. Nubwo rero Salomo yari afite abagore benshi, Imana yagaragaje ko bidashimishije kuko byagize ingaruka mbi ku buzima bwe bwo mu mwuka. Ibyo wabisoma mu Abami ba mbere umutwe wa 11 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Yari afite kandi abagore b'imfura 700 ndetse n'ab'ishoreke 300 bose. Nuko rero abagore be bamuyobya umutima we. Salomo rero amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima, agarukiriza cyangwa se agakurikiza izindi mana zitari Imana basengaga y'Abisiraheli. Bigatuma rero umutima we utagiye utunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wa se Dawidi wari umeze mu maza ya kera. Abahanga rero mu by'imyemerere y'Abakristo bavuga ko ubuzima bwa Salomo ari isomo ryerekana ko ingaruka zo kurenga ku mabwiriza y'Imana, gushaka abagore benshi, byatumye atandukira inzira y'Imana. Biganishe kandi kubwiyongera ku mubabaro ndetse mu muryango n'ubuzima bwe bwite. Mu biganiro rero byo mu miryango ndetse n'amadini muri iki gihe, abenshi bagaragaza ko gushaka abagore benshi ari ikibazo cyateza ibibazo mu muryango muri rusange, yaba mu muryango nyafurika cyangwa se
umuryango nyarwanda muri rusange. Umwe rero mu banyamadini yavuze ati gushaka abagore benshi bitesha agaciro umubano wa nyawo hagati y'umugabo ndetse n'umugore bari basanzwe babana, ahubwo bitera amakimbirane ndetse n'irondabwoko mu muryango, ugasanga amakimbirane ari kugenda azamuka umunsi ku munsi. Ku rundi ruhande rero hari abagaragaza ko mu muco gakondo gushaka abagore benshi byabaga bifite akamaro kenshi cyane. Ibi kandi bikunze kugaragara mu muco wa Afurika, aho gushaka abagore benshi byashoboraga gufasha ibikorwa byo guteza imbere imiryango cyangwa se gukemura ibibazo by'ubukungu muri rusange. Mu mico rero ya none cyangwa se y'uyu munsi, nk'uyu munsi mwaka wa 2024 ku itariki ya 5 ukwezi kwa 12, cyane cyane muri iyi minsi turi gusoza umwaka twinjira mu mwaka mushya muhire mwaka wa 2025, cyane cyane mu bihugu biteye imbere gushaka abagore benshi ntibikunze kugaragara kubera amategeko, imyizerere y'amadini ndetse kandi no guha agaciro uburinganire bw'umugabo ndetse n'umugore. Mu bihugu rero bimwe na bimwe bya Afurika ndetse na Aziya hari aho bigikunda kwemerwa mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se mu muco, ariko ingaruka zigaragara mu buryo bwo kwiyongera kw'amakimbirane ndetse n'ibibazo by'ubukungu. Mu kiganiro kimwe cyabereye mu muryango umwe mu bashakanye yagize ati iyo umugabo yihagazeho agashaka umugore umwe bituma urugo rwe rugira ituze kandi abana bakagira urukundo rwa kibyeyi rukwiyereye abana bari kugenda babyiruka. Undi wivugiye ko ari mu murongo wa gakondo yavuze ko gushaka abagore benshi hari aho bifasha kubaka umuryango mugari, ariko nabwo bigasaba ubushobozi ndetse n'ubuyobozi bukomeye cyane. Bibiliya kandi ivuga byinshi kubirebana no gushaka abagore benshi. Ati bimeze bite? Kandi ibitekerezo byayo bishingira ku mategeko, amateka ndetse n'inyigisho zijyanye n'umubano w'umugabo ndetse n'umugore. Dore ingingo rero z'ingenzi Bibiliya ivuga kuri iki ikibazo. Itangiriro cyangwa se mu itangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 24 haragira ngo Imana yashyizeho ku mugabo agomba gushaka umugore umwe. Haranditse ngo kandi nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akomatana n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe. Hari kandi ingero z'abantu bagiye bagira abagore benshi muri Bibiliya, nubwo bitavuze ko cyangwa se bitavuze ko Imana yashimishwaga n'iyo myitwarire. Hari Aburahamu yashatse Sara ariko nyuma arongora Hagari kubw'impamvu zo kubima urubyaro. Wabisoma mu itangiriro umutwe wa 16 cyangwa se umurongo wa 16. Hari kandi Yakobo yashatse abagore babiri, Leya ndetse na Rasheli, kubera ibibazo byo mu muryango. Ibi nabyo wabisanga mu itangiriro umurongo wa 29. Dawidi nawe yarongoye abagore benshi ariko bigira ingaruka zikomeye cyane, harimo no guteza amakimbirane mu muryango. Ibi nabyo wabisanga muri Samweli wa 2 umurongo wa 11. Hari n'undi nawe ukomeye cyane, Salomo yari afite abagore benshi, abagore basaga 700 n'inshoreke zirenga 300, ubwo bari bantu abagore basaga 1000. Bikamuviramo kuva mu nzira y'Imana kuko abagore be bamushutse mu myizerere y'ibigirwamana. Ibi wabisoma kandi mu Bami ba mbere umutwe wa 11 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Izi ngero rero zerekana ko kugira abagore benshi byari ibihe bidasanzwe mu mateka, ariko bivuze ko byari byemewe cyangwa se byashimishaga Imana. Bibiliya rero irushaho gushimangira ko umugabo agomba kuba umwe n'umugore we gusa. Ibi wabisoma muri Matayo umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Haragira ati Yesu yavuze ko Imana yaremye umugabo umwe ndetse n'umugore umwe ngo bagire umubano wihariye, kandi ntawe ukwiye gutandukanya abo Imana yahuje. Timote wa mbere kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo umutwe wa 3. Timote wa mbere umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 2 haravuga ngo Paulo yavuze ko umuyobozi mu itorero agomba kuba umugabo n'umugore umwe, ashimangira ko kandi ari urugero rwiza rw'imyitwarire ya kimuntu ndetse n'umuryango. Bibiliya kandi igaragaza ko gushaka abagore benshi byazanye ingaruka mbi nka amakimbirane mu muryango. Urugero rwa Yakobo, aho abagore be nka Leya ndetse na Rasheli
bagiraga ishyari rikomeye cyane hagati yabo. Basoma mu Itangiriro umutwe wa 30 kugeza umutwe wa 30 kuva ku murongo wa mbere. Guta inzira y'Imana, Salomo yavuze ko Mana kubera abagore benshi bamusabye gusenga ibigirwamana. Nakubwiye ko wabisoma mu bami ba mbere kuva ku mutwe wa 11 ndetse ku murongo wa 4. Bibiliya kandi iduha urugero rwo kwirinda gukora ibihabanye n'ibyo Imana yateganyije, nubwo abantu bafite uburenganzira bwo guhitamo. Umugabo kandi n'umugore bagomba gukundana, kubahana ndetse no gufatanya mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bakaba umubiri umwe nk'uko Bibiliya ibyigisha. Mu by'ukuri niyo wumva iyi nkuru wumva ko ari byinshi ishobora kuba ivuga ku muryango nyarwanda ndetse n'umuryango nyafurika muri rusange. Mu by'ukuri nubwo abagabo bamwe muri Bibiliya bagize abagore benshi, icyo Imana ishimangira nuko gushaka umugore umwe ari byo bigaragara nk'amahame nyakuri ubaka urugo rufite amahoro kandi rugendana no gushaka kw'Imana. Rero umugabo wa musore we uri gupanga kubaka urugo, ukaba ufite gahunda yo kuba wazana abagore benshi, ibyo rwose ntabwo bishimisha mu maso y'Imana. Ikindi nakubwira, ibi byomeza gusenya umuryango nyarwanda, bikagutuma kandi n'amakimbirane akomeza yiyongera. Urumva rero binagaruka kuri ba bantu baca inyuma abagore babo cyangwa se bagaca inyuma abagabo babo, bityo rero kumva ko niba ugiye ku ruhande ibyo ugiyemo ntabwo ari byiza habe na gato. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza naho ubutaha.